Reka nongere mbifurize ibihe byiza mwe mwese mukomeje kugenda amudukurikirana. Reka anizere ko kabisa abantu mwese muri mu nkuta enye wongeyeho umujyi wa Kigali mukomeje kugenda mugira ibihe byiza. Birumvikana rero ni Rayon Time TV, hanyuma tuje kugenda tuganira, twizere ko rero mwaramutse neza cyane ahantu muherereye. Nizere ko kandi mumeze neza mu buryo bw'umubiri ndetse na roho nziza. Yes, birumvikana rero nitwa Jason Christian, maze kumenyera kabisa angaha tuba atumeze neza mu kiganiro twise Rayon Sport Time, YouTube bayita Rayon Time TV. Atuja mu kiganiro cy'imikino nkuko nabikubwiye neza cyane kabisa. Ni ikiganiro kimara iminota itari imyinshi cyane kabisa. Ngaha rero tuba tugomba kugenda tuganira amakuru agiye atandukanye abagezweho muri Rayon Sport. Ngaha nkuko nabivuze tuganira Rayon Sport 99%, hanyuma rimwe risigaye tukaganira andi ma equipe n'andi makuru bari kugenda acara. Ntabwo rero byoroshye habe na gatoya, ntabwo byoroshye kabisa, ariko birumvikana biba ari ibintu byo kugerageza kugira ngo turebe ko twagerageza kuba update, hanyuma tugerageza gufasha abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport kumenya amakuru agiye atandukanye abarimo imbere muri ekipe yabo, ekipe ya rubanda. Rero n'amakuru turi buze kugenda dusangira ijambo mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Turaza kwifashisha kabisa telefone, haba ku murongo wa telefone turaza kubakira neza cyane. Telefone yacu ni 0784422982 kabisa, hanyuma tukagenda tuganira neza cyane. Ubwo rero iyo telefone kabisa niyo turaza kubakiraho nkuko maze kubivuga, hanyuma tugiye kugerageza kuganira twibanda kuri operation Youssef Rhahb. Nguyu kabisa ugomba kuba agaruka muri Rayon Sport kabisa. Ubwo rero operation kabisa Youssef Rhahb kabisa ubu ngubu kabisa navuga ko ari ibyinshi cyane kabisa bikomeje kugenda bivuga kuri iyo operation. Urebye ahanini turaza kuganiraho ikijyanye no gusaba imbabazi k'uyu nguyu Youssef, ndetse no kugaruka kwe muri Rayon Sport operation kwiteye, ijambo rya perezida n'uburyo connection ye na Youssef imeze ubu ngubu, ndetse no kuba Youssef yarasezerewe muri equipe ya Rayon Sport cyangwa se arekuwe hanyuma agasubira muri Jado Casablanca. Turaza kumenya ubuzima bwe nyuma yaho byagenze bite, bimwe mu byatumye asabira imbabazi muri Rayon Sport ndetse akahita ayifuza kuyigarukamo nabo bakaba bamwakiriye. Kuri konde se 3 uraza kumenya ngo nizihe mu kanya gatoya. ubwo rero
ntabwo tuba tugomba gutinda abirumvikana ahangaha nkuko namaze kubikubwira kabisa turaza kwibanda kuri operation Youssef Rhahb bijyanye no gusaba imbabazi muri Rayon Sport kuba agiye kugarukamo ndetse na condition eshatu zamaze gushyirwaho rero byose kabisa turaza kugerageza kubisesengura neza dukoresheje amakuru yizewe kandi atangwa hariya imbere muri ekipe ya Rayon Sport birumvikana hanyuma rero tugahita tugerageza guhereza buri wese dukurikirana hanga kabisa icyo twakwita amakuru ya nyayo muri rusange ubwo ibitekerezo byanyu natangiye kugenda ambibona gake kabisa ku mbuga nkoranyambaga zacu zigiye zitandukanye mwatangiye kugenda mwandika kabisa mugaragaza byinshi bitandukanye muri kugenda mutangaza muri rusange ubwo rero nabyo birumvikana bagomba kugenda binyuzamo amaso kugira ngo dutangire kino kiganiro kabisa twamaze kuganira no kumenya abakunzi bacu hano baherereye ndetse n'ibyo bahugiyemo muri aya masaha kugira ngo ibintu bibe bimeze neza cyane kabisa ibitekerezo byanyu kabisa ndi kugenda binyuzamo amaso kugira ngo ndebe neza uko bimeze kugira ngo ngene menya neza cyane muri gutangaza kabisa kugenda mutangaza ati nitwa Jedewo ati nibereye hano kabisa mu ntara y'amajyaruguru ati kabisa mujye munsuhuza Jedewo azadugusuza nta kibazo rwose birumvikana kuko hano ni iwanyu ni mu rugo mugomba kujya muhi isanga muri idu usanga igikombe cy'isi ubwo rero tuje kuganira byinshi bitandukanye birumvikana biri kugenda bivugwa muri Rayon Sport amakuru meza cyane akomeje kugenda avibinga muri iyi ekipe birumvikana mbanje kugira ngo ngerageze kuyakugezaho namubona neza Kadenesi Mugasura ubutumwa bwe bwamaze kongeraho akoresheje WhatsApp aravuga ati ekipe ya Rayon Sport imeze neza twishimiye uburyo ihagaze ndetse twishimiye n'ibikorwa biri kugenda bikorerwa muri Rayon Sport ndetse n'uburyo perezida wacu ari kuyitwara gake ati nitwa Jean Claude Tuyishime ati ekipe yacu ko numva se ifite gahunda ubyumvise se ntabwo turatangiye ikiganiro ngo babyumvise ngo ifite gahunda cyangwa se ubaza iminsi ubona ko ifite gahunda dukurikije imikino imaze iminsi ikina ekipe ya Rayon Sport iri kugaragaza ko ifite gahunda nabyo ko mbwira ngo rubana ngo wumvise ifite gahunda ubikuye he ubwo rero n'amakuru menshi ariko umufana ntabwo abeshya kuko Rayon Sport ifite gahunda cyane gahunda yo gutwara igikombe cy'amahoro ndetse no gutegura imikino y'umwaka utaha w'imikino kubera ko ubona ko ari ekipe iri kugerageza kwiyubaka ku mpande zose kugira ngo irebe ko nibura umwaka utaha yazatwara kino gikombe cya shampiyona itabashije gutwara ndetse ikaba yatwara n'ibindi bitandukanye cyane ko noneho mu mutwe wamaze kwishyiramo ko byanga byakunda bazakina CAF Confederation Cup ngubwo bamaze kwishyiramo ko bazatwara igikombe cy'amahoro ariko banaliste benshi bakavuga bati iki gikombe kizagwaho abantu benshi cyane batari bake kubera ko ni igikombe gihagazeho ekipe ya Football Club ni igikombe gihagazeho ikipe ya AS Kigali ni igikombe ndetse gihagazeho n'ikipe ya Polisi wongeho n'iyi Rayon Sport ese ninde uzakegukana ninde ubona ufite amahirwe yo kuzagitwara igitekerezo cyawe uze kugishyira muri comment wongereho n'izina ryawe kugira ngo tubashe kuba akumva neza cyane operation ya Rayon Sport tujemo bayita operation Nzukira
Hey. No operation nzukira hangaha. Byumvise neza. Byumve neza operation uburyo twayiteguye. No operation nzukira hangaha. No operation rero yo muri Rayon Sport twise operation nzukira hangaha turaza kuyimanukura neza duhereye mu mizi tukubwire uko ihagaze tukubwire uko yatangiye tukubwire naho igeze tukubwire se wayitangije ninde iri gushyirwamo imbaraga zimeze ubundi operation yaturutse he ishingiye kuki nitwa Jason amaze kubikubwira hanyuma ingi ni Rayon Time TV ubwo abantu mwese mwifuza kuduhamagara amukanya turaza kubahereza umwanya telefone zanyu tuze kuzakira ni 0784422982 tukagenda tuganira atumenyamo muri rusange mbisubiramo neza cyane kabisa telefone yacu ni 0784422982 ubwo rero iyo niyo telefone dukoresha kandi tuba twizeye ko byanga byakunda muba muri taya kugira ngo mwe mwaduhamagara cyangwa se mutwandikire haba ubutumwa busanzwe ndetse no twandikira kuri WhatsApp yo telefone niyo dukoresha operation nzukira hangaha niyo tuje muri Rayon Time cyangwa se Rayon Time TV kugira ngo tubashe kuyiganira kugira ngo tuyitangire neza tugiye kwakira ku murongo wa telefone umuvugizi wa Rayon Sport Jean Paul Nkurunziza niwe uraza kudufasha gutangira operation ku buhanga bw'ibyuma digital amfashe dushakire neza uyu Jean Paul Nkurunziza umuvugizi wa kipe ya Rayon Sport hanyuma tubashe kuganira nawe tubashe kugira byinshi tuvugana bijyanye n'iyo operation nzukira hangaha hanyuma twumve neza ese iyo operation yatangiye operation imeze ite yateguwe nande gusa icyo nabwira bariyo nuko equipe ya Rayon Sport imeze neza pe imeze neza 100% sans faute mu myitozo umutoza ibintu ari gukoresha bakifa abakinnyi b'ikipe ya Rayon Sport ni ibintu byo kumugani burayi gusa imyitozo bari gukora ntabwo isanzwe ubwo rero turazana byo kugerageza gushaka amashusho ari ya ku Munzove dufite umuvandimwe Theophile yarahatubereye ku munsi w'ejo mu myitozo aze kutugereranyiriza ubwo ariko imyitozo ya Rayon Sport dufite n'undi kujya kwerekeza ku myitozo APR Football Club ubwo ndavuga noneho kuko hatangiye kuvuga umuriro w'ibijyanye noneho ni competition iri hagati APR na Rayon Sport muri kino gikombe cy'amahoro ibyo byose rero birumvikana ni ibintu tuba tugomba kugenda turebera hamwe birumvikana ko Jean Paul Nkurunziza ku murongo wa telefone turagufite bimeze bite Nkurunziza Jean Paul uratwumva pikabisa sinzi ikibazo niba ari icy'amarezo ubwo ngubwo usinzi bagerageze mutugarurire ku murongo wa telefone kugira ngo tubashe kubyumva neza cyane tubashe kumva iyo operation nzukira hangaha ese yaba ite ubwo ngubwo Jean Paul Nkurunziza na telefone ye nidakomeza gukunda ntabwo biratubuza gutangira operation yacu mu buryo yateguwemo kandi mu buryo bwiza mu buryo bugomba gufasha buri wese kuyumva neza sasa rero kuko Jean Paul ntabwo ari kudufata ariko ntabwo turi kumwumva neza bivuze ngo ntabwo turi kumvikana neza ariko ntabwo byatubuza guhita twebwe dutangira operation yacu cyane ko ari operation so muri kumbaza ibintu bya Manchester koko akumutse ejo bayikubise bine rwose ngira ngo mwarabibonye ibitego bine nyine kandi byiza cyane ubona ko ekipe ya Manchester United kugenda ihungetwa kabisa navuga ko ari ibintu bibi cyane attention ni ibintu bibi cyane rwose kuko abantu benshi bari kuvuga bati semana yanjye koko iyi ekipe byagenze bite Eric Ten Hag ni umutoza mushya ekipe ya Manchester United nawe ngubwo uri kubimbaza turaza kugerageza kubisobanura neza ariko turangije operation muri Rayon Sport babita operation nzukira hangaha
ibitekerezo byanyu rero ni byinshi cyane birumvikana ndi kugenda mbibona neza cyane ndi kugenda mbinyuzamo amaso ndi kugenda mbona ibyo mwagiye mwandika ati nitwa Gedeon ati ese Rayon Sport iramutse itwaye igikombe cy'amahoro iramutse idatwaye igikombe cy'amahoro ariko ikagera ku mukino wa nyuma yazasohokera igihugu ni ikibazo cyiza iyi verisiyo ariko nabonye muri Ferwafa ivugaho ngira ngo SG yayirivuze Muhire Henry tunamushimire cyane akunda gukorana n'itangazamakuru neza yavuze ko ikipe zagize ku mukino wa nyuma y'igikombe cy'amahoro mu gihe ari ekipe imwe y'abatwaye ibikombe byombi nizo zagira ute nizo zasohokera igihugu ariko urumva ko bidashoboka kubera ko Rayon Sport izahura na APR muri kimwe cya kabiri bivuze ngo ikipe yatwara ibikombe byombi ubungu kugeza ubu ufite amahirwe ni ikipe imwe ariyo APR kandi iramutse muri kimwe cya kabiri igakurwa muri Rayon Sport bivuze ngo ku mwanya wa mbere Rayon Sport iramutse itsinzwe kuri finale ya TV ya kabiri ariko igikombe niyo cyatwaye hagati ya APR na Kiyovu Sport ni igikombe cya shampiyona bivuze ngo APR iramutse itwaye cya shampiyona yatwaye kimwe kandi iyo tegeko baribara igihe ekipe imwe yatwaye ibikombe bibiri bivuze ngo ekipe APR itwaye shampiyona igatwara icy'amahoro bafata ekipe ya kabiri niyo yasohoka muri Confederation Cup ariko APR itwaye cya shampiyona gusa ikipe ya kabiri mu gikombe cy'amahoro nta kintu yabona kuko ya mbere mu gikombe cy'amahoro niyo yahita isohokera igihugu muri CAF Confederation Cup ni gutyo byubatse ni gutyo bimeze abayovu namwe ubwo ngubwo mumenye ko ari gutyo itegeko rimeze ubwo nawe mushaka kuzasohokera igihugu muharanire gushyira imbaraga muri shampiyona cyane ko icy'amahoro cyo mwamaze kuvamo neza cyane operation nzukira ahangaha ku munsi w'ejo ekipe ya Rayon Sport murabyibuka neza ko yanganije na ekipe ya Gicumbi Football Club ibitego biri kuri bibiri ni ibitego ubona ko ari ama-LL ku mpande zombi yagiye abamo haba ku ruhande rwa ekipe ya Rayon Sport kugira ngo itsindwe ibyo bitego ni ama-LL y'umuzamu Adolphe ubona ko yarimo asohoka nabi hari n'ibitego banze yari yatsinzwe ariko bavuga bati ni ukubera gusohoka nabi nyine niyo mafoto asa nkaho yakoze mu mukino ku munsi w'ejo hanyuma rero ekipe ya Rayon Sport ni ibitego bibiri bya Onana kimwe kuri penalty n'ikindi yitsindiye operation nzukira hangaha ni operation itangira kuvurwa ekipe ya Gicumbi yavuze ko yibwe banko rwose hari ukuntu bibwe hanyuma umutoza wa Rayon Sport we rwose nta bintu byinshi muri press conference n'abanyamakuru yaravuze ati Rayon Sport niyo yaba igiye gupfa cyangwa se yapfuye banayishinguye igomba kuzukira ku mukino wa APR Football Club umutoza ati se ufitiye cyizere ko APR imaze imyaka 3 itsinda Rayon Sport ko no muri shampiyona tigeze itsinda Rayon Sport tigeze APR ufitiye cyizere ko APR ihagaze neza kino mu rutonde rwa shampiyona ufitiye cyizere cyo kuzazukira kuri APR umutoza ati tumaze imikino 5 tudatsindwa tukatureba currently ntabwo tureba high story ntabwo tureba amateka tureba ibihari Rayon Sport ubu ngubu bihagaze neza Rayon Sport muri vestiaire bimeze neza Rayon Sport nta birana by'amafaranga tukigira Rayon Sport umusaruro warazamutse ati se nkomeze ati Rayon Sport ifite umutoza mwiza ati Rayon Sport avuga amarezo cyangwa se impamvu nka 20 abwira itangazamakuru ko agomba gutsinda ikipe ya APR Football Club operation nzukira hangaha rero uburyo yatangiye umutoza wa Rayon Sport mu ijambo rye yaravuze ngo hazuko wapfuye niba narapfuye koko mutegure ko nzazukira kuri APR byanga byakunda ekipe ya APR nzayitsinda abantu babihuza n'ibyo yatangaje ku mukino wari uherutse avuga ngira ngo yaravuze ati ekipe ya APR iri hasi yacu
niko yavuze tu ati I'm sure that APR is underground in contracting with Rayon Sport. Niko yavuze mu cyongereza. Na perezida wa Rayon Sport arabishimangira avuga ati equipe APR irakomeye ariko ntabwo ikomeye kuturusha. Ko ariko yavuze mukumve neza. Hanyuma aravuga ati njyewe niba naranapfuye nzazukira kuri APR. Nzukira hangaha kuri derby nkingiye. Ati njye ahantu hose natoje. Niyo nabaga naratsinzwe. Nibura nazukira kuri equipe duhanganye cyangwa se equipe yitwa ngo iyo twakinye babyitwa derby. Urumva? Aravuga ati byanga byakunda nzazukira mu telefone kumbwira ngo Jean Paul yabonetse ariko se Jean Paul ntabwo ari kudufata ntabwo ari kuvuga sinzi ariko ibyo ngibyo wenda byinshi gutangaza nkekereza ko adusa naho turi kubivuga. Ubwo rero abantu baravuga bati ese uyu mutoza ari kwikongota ngazatsinda APR na APR twabonye abantu baravuga bati sha atitse somehow big ariko n'undi baravuga bati umukino usaba ukomeye kubera ko impande zombi kugeza ubu abasa naho rwose bamaze iminsi bari kwitwara neza byanabaye byiza batangariza zitari mbi cyane zitari mbi nako reka tuvuge gutyo kuko ari Rayon Sport yaranganyije ari APR yatsinda bose bafite motivation kandi equipe ya Rayon Sport nawe yarakinisha ikipe ya kabiri abantu bakavuga bati rero byanga byakunda hazatsinda ubishoboye ngo ni gutegereza twazira ku gatatu ta. Hanyuma operation nzukira hangaha rero yarakomeje ntabwo yagarukiye aho yakomereje mu nzove imyitozo yakozwe harimo ko bari kwiga technique video kuri video ikipe ya APR kina kuko n'abakeneye bamaze kugera mu mutwe wabo bati nzukira hangaha. Ya ubu ni ibintu byinshi rero cyane kabisa gusa kudesha kuri Rayon Sport uko iri kwitwara neza kudesha ku bakinyi bayo kudesha ku mutoza kudesha kuri perezida atangiye kugenda rwose agaragaza ko afite ejo heza muri equipe ya Rayon Sport ntago bakimutera amabuye. Bwero amahirwe masa ku mpande zombi icyo twategereza no kuzamenya ese ninde uzatsinda ndabona rero ubutumwa bw'abantu benshi kugenda bambwira ati mutubwire no kuri championnat mutubwire ese Kiyovu Sport na APR Football Club bige mukurikije afishe zifite mubona equipe izatwara igikombe ari yihe twego tukurikiza afishe ntabwo turakurikiza afishe ahubwo twicyo twavuga ese amakipe burya ahagaze ninde uri favori gutwara igikombe kugeza uri favori gutwara igikombe nuri ku mwanya wa mbere niko twavuga kuko nibyo byabaye ibindi biba bifatwa nkaho bitaraba cyangwa se ari ibintu nyine biri aho ngaho gusa nyine ikintu gihari nuko aya makipe yombi azahangana kandi ushoboye azatwara igikombe gusa turaza kwanaliza mu kanya nabonye abantu benshi babyifuza cyane abifuza ko twavuga kuri championnat turaza kugerageza tubirebeho ariko wenda nk'uyu nguyu kumbaza urutonde ni yitwa Prince nawe reka muginazize mufashe ku mwanya wa mbere hari equipe ya APR Football Club ifite amanota 56 imaze gukina imikino 26. Equipe ya kabiri ni ikipe ya Kiyovu Sport ifite amanota 52 imaze gukina imikino 25. Equipe ya gatatu ni equipe ya Rayon Sport ifite amanota 42 imaze gukina imikino 26. Equipe ya kane ni ikipe ya AS Kigali ifite amanota 41 imaze gukina imikino 26. Equipe ya gatanu ni equipe ya Mukura Victor Sport ifite amanota 40 imaze gukina imikino 26. Equipe ya gatandatu ni equipe ya Polisi imaze gukina imikino 25 ifite amanota 36. Equipe ya karindwi ni equipe ya Musanze Football Club ifite amanota 36 imaze gukina imikino 25. Equipe ya munane ni equipe ya Espoir Football Club ifite amanota 33 imaze gukina imikino 26. Equipe ya kenda ni equipe ya Marine Football Club ifite amanota 30 imaze gukina imikino 25. Equipe ya 10 ni equipe ya Bugesera ifite amanota 29 imaze gukina imikino 25. Equipe ya Etincelle ifite amanota 28 imaze gukina imikino 25 ku mwanya wa 11.
ikipe ya Gorilla Football Club imaze gukina imikino 26 ifite amanota 26. Ikipe ya Gasogi United imaze gukina imikino 25 ifite amanota 26 iri ku mwanya wa 13. Ikipe ya Rutsiro Football Club ifite amanota 25 imaze gukina imikino 26. Ikipe ya Etoile de l'Est ifite amanota 20 imaze gukina imikino 25. Ikipe ya Gicumbi ku mwanya wa nyuma imaze gukina imikino 26 ifite amanota 17. Ngurwo urutonde rwa Primus National League cyangwa se shampiyona y'icyiciro cya mbere hano mu Rwanda. Ni gutyo bimeze rero, navuga ko ari gutyo bimeze muri rusange. Ubwo rero icyo umuntu yabavuze nuko ikipe ya Gicumbi n'ikipe ya Etoile de l'Est ziri mu nzira zo kumanuka rwose mu cyiciro cya kabiri. Ibimenyetso birahari, ubona ko imikino ine niba atari 3 nine isigaye. Sinzi niba biteguye kuza nka Gicumbi rwose. Gicumbi bisa nka byarangiye, ahubwo Etoile de l'Est birashoboka. Urabona ko amakipe ari imbere yirishobora 5, Gasogi 6, Gasogi birakaze ngo no gutegereza tukareba rero ese ninde ugomba kuba kwitwara neza muri Primus National League, bakareba ese ninde uzatwara igikombe cya shampiyona. Reka mbashimire neza cyane nihuse, nshimire mwese mwamaze gukora subscribe, nshimire mwese kabisa mufite igitekerezo cyo kwikora uyu munsi cyangwa ejo, kandi nizere ko kabisa bamwaryohewe n'amakuru tuba afitiye muri rusange. Ni Rayon Time, YouTube yita Rayon Time TV. Nge nitwa Jazo Christian. Imana ikomeze ibarinde kandi bane namwe, ndabakunda cyane. Amakuru y'imikino yo nakagaruka nk'ibisanzwe.